abatubanjirije muri Rayon Sport uzahora tubibuka. Mwana mama wibaziki abafana ba Rayon Sport mwaguruke tubyine, yacu mwaguruke tubyine. Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Ingiro TV. Igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese nk'ibisanzwe ni umusore wanyu Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Iyi akaba ari Ingiro TV, ahantu mukura amakuru menshi atandukanye ari mu gihugu, haba ayo muri siporo, ayo muri politike ndetse n'andi makuru menshi atandukanye. Ni mu gihe rero habura amasaha make kugira ngo umukino wa gicuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Harabura amasaha make cyane, amasaha arabarirwa ku mitwe y'intoki kugira ngo uyu mukino ube waba. Ni umukino uzaba ku munsi wa Rayon Day, uzaba kuri wa gatanu tariki ya 15 Kanama umwaka wo ni 2025. Imyiteguro y'uyu mukino rero ndetse n'imyiteguro y'uyu munsi wiswe Rayon Day, umunsi w'igikundiro, irarimbanije, igeze mu mayina kabisa bategurira abafana b'iyi ekipe kuzabaha ibyishimo kuri uriya munsi. Ni nyuma yo gusinyisha abakinnyi batandukanye harimo Habimana Yves, Abedi Bigirimana ndetse na Mohamed Sheri ndetse n'abandi batandukanye mwagiye mwumva basinyishijwe n'iyi ekipe. Abenshi ni amasezerano agera ku myaka 2, gusa abandi nabo akaba ari amasezerano agera ku gihe cy'umwaka. Ni nyuma y'uko rero aho ikipe izaba icakirana na Rayon Sport ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania, nayo imaze iminsi isinyanye amasezerano n'ikigo cya hariya bita Sport Pesa, n'amasezerano yarahagaze miliyari 21 na miliyoni 750 z'amashiringi ya Tanzania. Murumva rero ko ari urufito cyane iyi kipe igiye kubikirigita, ubwo iri buze muri iyi minsi cyangwa se ishobora kuba yarageze i Kigali, amakuru mfite, kugira ngo ibashe gukora imyitozo ndetse initegura uriya munsi wa Rayon Day. Nk'abakunzi bacu rero ntitwabura kubabwira yuko imyiteguro ya Rayon Sport kabisa yo iratyaye cyane ewana kurusha urwembe bimwe bitaho, bitewe nuko icyumweru cya Rayon Sport Week kiri kugenda kijya kurangira. Gusa iyi kipe yari iteguye bihagije, imikino ya gicuti yarayikinnye, aho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 ikipe yari Nyanza, aho tariki nanone 6 z'ukwa 8 ikipe yari Ngoma, ndetse tariki 9 z'ukwa 8 nabwo ikipe ikaba yari yamanutse i Rubavu, ndetse bagiye bazenguruka intara zitandukanye bakina imikino ya gicuti. Imikino ya gicuti yabasheje gukina ni umukino yahuyemo n'ikipe ya Gasogi, itsinda Gasogi ibitego 2-0. Nanone iza guhura na Etincelle, aho ikipe ya Etincelle yaje gutsinda ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0. Rayon Sport yaje nanone gukina n'ikipe ya Gorilla, ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Gorilla 1-0. Iyi kipe rero nanone yaje kunyagira ikipe ya AS Muhanga hariya i Muhanga kuri stade ya Muhanga, aho ikipe ya Rayon Sport yaje kunyagira ibitego 4 byose kuri 0 bya AS Muhanga. Ngayo nguko rero izi nizo match za gicuti zabaye, gusa hari n'izindi nyinshi cyane bitewe nuko imyiteguro ewana yari irimbanyije ishyushye cyane. Niyo mpamvu Rayon Sport ewana kuri uriya munsi yiteguye guhereza abafana bayo ibyishimo bitagira uko bingana kabisa. Ni hariya kuri stade Amahoro, hari i Remera kabisa. Tuzahahurire mu gitondo bafungura imiryango duhita kwinjira dufata ibyicaro byacu, dore ko hazaba hari ambiance iteye ubwoba ishyushye cyane kabisa. Hariya abareyo muzaba mutigisa iriya stade kabisa. Umusaza wacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakubakiye. Ni match kandi izaba iri live kuri Azam TV.
niho aba atagize amahirwe yo kugera ku Mahoro Stadium bazayikurikira live kuri Azam TV kabisa. Mu minsi ishize rero mu bijyanye na CAF Confederation Cup, ikipe ya Rayon Sport yaje kuba itumbura Singida, akaba ariyo bizacikirana mu ijonjora rya CAF Confederation Cup. Icyerekeranye n'amatike rero, icyerekeranye n'amatike yo kuba umuntu yakinjira ariya kuri Stade Amahoro kubakiwe n'umusaza nyakubahwa wacu Perezida Paul Kagame, Rayon Sport yamaze kuba iyashira hanze kera cyane, dore ko muri upper bowl ari 3,000, lower bowl akaba ari 5,000, VIP akaba ari 30,000, VVIP akaba ari 100,000, executive box akaba ari 150,000, ndetse skybox ya City iri hejuru y'izindi zose akaba ari 2,000,000. Ese wowe ni City waguze? Waraguze cyangwa uracyategereje? Dore ko ejo bundi kabisa imiryango bazaba bayifunze, amatike azaba ayavuye ku isoko kabisa. Igisigaye sasa ni iki? Gisigaye ni ukumenya ati ese muri ekipe mu bakinnyi basigaye babanzamo, ese nabe bazabanzamo kabisa? Turacyategereje. Muri aba bakinnyi bakurikira tuzareba ikipe izabanza. Gusa ikipe yari imenyerewe ko ibanzamo mu mikino ya gishuti yabaye muri Rayon Week, harimo Pasier Serumogo, umusore Emmanuel Emery, Fabrice Sefu Abedi, Richard Bingi Abdelaziz, ubwo reka dutegereze tuzareba icyo umutoza azaba atangaza kabisa. Ubwo kwa gatanu reka duhane gahunda, mbibutsa ko itariki ari 15 ukwezi ni Kanama umwaka wo 2025, aho ari n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuri Assumption Day. Abariyati n'ubundi Bikira Mariya mu ijuru yambara ubururu n'umweru. Reka tuzahure turebe ko Bikira Mariya azari kwigaragaza kuri iriya munsi kabisa. Mwibisanzwe n'umusore wanyu Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Niba utarakanda subscribe ndagushishikariza kwikanda kugira ngo ujye bana natwe umunsi ku wundi, dore ko uri uw'agaciro kuri twe kandi uri umugabo cyane. Byinshi tugezeho kandi byinshi tuzageraho ni wowe tubikesha. Ikindi tutakibagirwa kubabwira kandi twakibagirwa kubabwira ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba imurika imyambaro yo kwambara n'abafana baserutse. Ni imyambaro myiza cyane rwose. Ikipe ya Rayon Sport yabaye yishira hanze kabisa. Tubibutsa ko kandi kugura itike cyangwa se kubukinga tiketi yawe ari ukunyura ku kanyenyeri 362 akanyenyeri 400 akanyenyeri 1191 urwego ugakurikiza amabwiriza, ubundi kuwa gatanu ukambara umwambaro wawe wa Rayon Sport tugahurira i Remera hariya kuri Stade Amahoro Stadium. Amahoro dusubiyemo kabisa, tuzahahurire nk'uko niyo ngoma kabisa. Nibisanzwe rero ndacyari umuhungu wanyu, umusore wanyu kabisa, Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Iyi ni Ingiro TV. Kuwa gatanu ni gahunda i Remera kuri Stade Amahoro cyangwa se Amahoro Stadium Domi South. Mugire ibihe byiza. Asante. Me séparer avec Rayon Sport. Voilà, il nous roule.